nongeye kubasuhuza kandi mbahaye ikaze inshuti bavandimwe mukomeje kubana natwe. Imana ibaha umugisha. Iyi ni famille Birudade mukomeje kubana nayo, dukomeje gukora ibiganiro byacu nkuko bisanzwe, tunaboneraho kubisegura ko tumaze iminsi tudakora, ntago natwe ariko twarabishatse, ahubwo nyine ni imbaraga z'umwanzi ziba zabyivanzemo, ariko hamwe n'amaraso ya Kristo gutsinda kurabonetse ndetse twongeye kugaruka. Hanyuma rero nubwo tuje ntago yari ingingo y'umunsi, ahubwo muri iyi minsi umwanzi arimo arahitana abantu benshi bagiye batandukanye mu buryo bwinshi bugiye butandukanye, cyane cyane nk'ahantu nko mu Rwanda hafunze insengero nyinshi, abantu babonye urwaho rwo kwikorera ibyo bishakiye, ariko kandi ni nako Satani agenda atega imitego mu buryo bugiye butandukanye bwo kugira ngo agushe abantu. Ahari nawe ushobora kwisanga muri uyu mutego tugiye kuvuga, ariko ntago ntekereza ko ibyanditswe byera nibyo bitubwira ngo umukiranutsi wanjye naho yago ntazarambarara, ariko abantu benshi baragiye. Ndashingira ku magambo rero yavuzwe n'umupadiri ukiri umujene, mbona urimo urakunda gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, n'umupadiri ngo w'umudiaspora ariko ni umunyarwanda. Ni ikiganiro yagiranye n'igitangazamakuru cya Isimbi, aho bavugaga ku buryo inzoga zikwiriye kunywebwa, ariko nshingiye ku buryo byavuzwemo ahari byaba ari umutego ku bwoko bw'Imana, kuko nko dusanzwe tubizi bari abavandimwe b'i Roma ntago batwifuriza icyiza hashingiye kuko Bibiliya bivuga, ahubwo icyo Roma ibishaka nuko ubwoko bw'Imana bwagwa mu mutego wo gusayisha mu byaha ndetse ntibavemo bakibera aho ngaho. Ni nayo mpamvu ibyinshi mubona bikorerwa i Roma haba harimo kudegaja cyangwa se koroshya mu buryo bwose bushoboka, byaba ari ibyaha, kwaba ari ukutita ku buryo bweruye bwo gukiranuka, kwaba ari inzira zoroshye zo kunyuzamo ibintu kugira ngo umuntu yitwe umukirisitu. Iriya yose ni imitego umwanzi agenda aturamo abantu. Uyu mupadiri rero yavuze amagambo, ndagira ngo mubanze muyumve, hanyuma ndaza kugaruka mvuga icyo Bibiliya ibivugaho. Reka twumve aya magambo uko padiri yayavuze. Inzoga se ni ikibazo. Inzoga ni sawa cyane. Aho uzangurira akantu ikibazo kunywa nyinshi. Hari abantu bavuga ngo banywa inzoga ahubwo ukajya mu zo zirabanywa. Ikibi ni ugusinda. Uzangurira akantu ryarise ko ari we mu diaspora duhuye none. Tukiva hanga habari nimugoroba. Urambe na mubyeyi. Atari kugira ngo nyine zibe nyinshi cyane. Twinywera icupa. Gusoma. Ariko ashobora ryemye. Subiza. Uye nta kibazo. Sema gaturi amara. Gatweke rusaba y'Imana ntayurira n'ibiryo n'ibinyobwa. Abanyaroma 14:80 ngira. Imana n'urukundo, ubutabera, amahoro. Ibyo byo kurya no kunywa buri wese akora ibyo ashoboye. Kandi kurenza no kurya nabyo ni kibazo. Ngira ngo n'amagambo murimo murumva, padiri aravuze ngo ingoma y'Imana ni urukundo, amahoro n'ubutabera. Ngira ngo mbibutse ko iyi mvugo yavuzwe na Papa Francis akiriho, ubwo yazanaga propaganda y'impuzamadini mu kurema igishushanyo kivugwa mu byahishwe igice cya 13 mu mirongo ijya guhera. Ngira ngo murabizi ko igishushanyo nyine ni impuzamadini, bikaba ubuprotestant bwaguye, ariko akaba impuzamadini ishingiye ku baporoso cyangwa se kubiyomoye kuri katolike. Hanyuma rero yaravuze ngo créons l'amour, cyangwa se twizera mu rukundo. Buri muntu wese imyizerere yaba afite, yaba ipfuye yaba idapfuye, ariko ikibanze nuko twese twizerera mu rukundo, kandi Imana yacu ni urukundo. Niyo mpamvu rero ibyo yakoze byose yashatse kwerekana ko uko wabigenza kose ntacyo bitwaye. Niyo mpamvu mwumvishe padiri avuze ngo ingoma y'Imana ntayihura n'ibyo kurya n'ibyo kunywa. Ariko twajya muri Bibiliya hakatubwira ko dukwiriye kwirinda ibisindisha. N'amagambo dusanga mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo, nako rwa Petero, igice ni cya mbere umurongo wa 13, havuga ngo nuko mukenyere mu mitima yanyu, mwirinde ibisindisha, mwiringire rwose impano y'ubuntu muzazanirwa ubwo Yesu Kristo azahishurwa. Urumva n'amagambo atubwira ngo twirinde ibisindisha. Hanyuma mu rwa mbere rwa Petero kandi igice cya 7 hakavuga ngo iherezo rya byose riri bugufi, nuko mugira ubwenge, mwirinda ibisindisha, mubone uko mugira umwete
wo gusenga. Hanyuma isomo dusorezaho riraboneka mu rwambere rwa Petero n'ubundi igice cya 5 umurongo wa 8 atubwira ngo mwirinde ibisindisha mube maso kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka uwo aconshomera. Ngira ngo n'amagambo yumvikana atubwira ko dukwiriye kwirinda ibisindisha. Ariko padiri nawe ati ingoma y'Imana ntayihurira no kurya no kunywa. Mbumvishe bakristo bene data nawe niba nkurikiye ntago nzi itorero usengeramo, ntago nzi idini usengeramo, ariko ndagira mbabwire ngo uyu ni umutego umwanzi agenda atega, noneho akabinyuza no ku muntu navuga ngo ukurikirwa cyane by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga, kugira ngo ari urubyiruko ari abakuze bose bagwe muri uwo mutego bumva ko gusinda cyangwa se kunywa ntacyo bitwaye. Ariko ibyanditswe tuwe ngo twirinde ibisindisha. Kwirinda ibisindisha rero ntago bivuze ko tunywa gakeya cyangwa se tunywa tukirinda gusinda nkuko padiri yabivugaga, ahubwo ni ukwirinda ibisindisha. Ibisindisha rero ni byinshi, birashoboka ko byaba ibisindisha by'umubiri, ariko none ndagira mbibutse ko hari n'ibisindisha byo mu buryo bw'umwuka, ari byo byaha byose dukora tukaba twaranze kubireka, ibyo nabyo byitwa ibisindisha. Inshuti rero muvandimwe mwene data, niba nawe wumva hari aho waba warasinze, hari abantu basinze ubusambanyi, basinze kubeshya, basinze ubugome, abasinze ubwambuzi, abasinze uburiganya, abasinze ubuhehesi, basinze ni byinshi abantu bagiye basinda, nawe urabizi iyo wisuzumye hari ibyo ubona mu mutima wawe. Niyo mpamvu rero ngiye mbabwire ngo birira tubwiye ngo twirinde igisindisha icyo ari cyo cyose, ariko padiri nawe ati nyaboneka rwose gusomaho ntacyo bitwaye. Uko ni nako bagenda boroshya ibintu kuvuga ngo waba unywa inzoga, waba unywa itabi, waba ugira gute, ibyo ntacyo bitwaye. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo biragitwaye ku mukristo ujya mu ijuru. Ibyo tutabicikaho ntabwo ijuru tuzigera turibona. Ndagira ngo rero ngusabe ngo niba uri kutumva ukaba uduteze amatwi, ukaba wumva nawe hari ahantu byaba bitaragenze neza, inshuti muvandimwe, ndagusabye kugira ngo uhindukire kandi Imana ikugirire neza. Wirinde ikibi n'igisa nacyo. Aho wumva umwanzi yaba yarakuboheye, aho wumva umwanzi yaba yaragushyize hose, aho hantu ugerageze ukora ibishoboka byose uhacike kugira ngo bigende neza. Imana ibaha umugisha. Ngiye nshima Imana Birudadi. Ikiganiro cy'ubutaha nzagaruka mbabwira ukuntu abantu turi gukorera ivugabutumwa kuri YouTube ibyacu bigiye gusubirwamo. Imana ibaha umugisha rero, tuzasubire mu kindi kiganiro.